Dusubiye inyuma gato mu gitondo cy'itariki ya 11 Gashyantare umwaka 2026 turi Washington DC ku isaha y'isa 5 z'amanywa, atwawe n'imodoka SUV y'umukara yihuta cyane, iri kwihutira ahagomba kubera inama ikomeye cyane mu biro by'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House, kandi yanze ko itangazamakuru rimubona. Uyu ngiye kugarukaho yitwa Benjamin Netanyahu. Byagenze bite ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisange muri iyi ntambara ikomeye cyane y'urudaca ikomeje kwangiza byinshi mu burasirazuba bwo hagati? Tugiye guhera neza uko byagenze. Benjamin Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Isirayeli, yinginga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na perezida wazo Donald Trump ngo amufashe kurwanya intambara ikomeye cyane yo muri Iran. Gusa byagenze bite ngo Amerika yisange yatezwe umutego ukomeye cyane nk'uyu nguyu, nk'uko benshi mu bahanga ku isi bakomeza kugenda bisobanura? Nge wumva nitwa Tuyiringire Ahmed, ndagusuhuje ngo haye ikaze muri iki kiganiro kitari buze kurambirana. Nyuma y'igitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye ku bikorwa remezo bitunganyirizwamo ingufu za nuclear muri Iran muri Kamena mwaka 2025, Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu nibwo yakomeje kwinginga Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ishoze intambara karundura kuri Tehran, umurwa mukuru wa Iran, ariko ntabwo yahise abona igisubizo kirambye nk'uko yabyifuzaga. Itsinda ry'abayobozi bo muri Israel ryari ryahageze mbere kuri uwo munsi ku itariki ya 11 Gashyantare umwaka 2026 batangira ibiganiro n'abagenzi babo b'Abanyamerika. Byabereye mu cyumba cy'inama cy'abaminisitiri. Ubwo Netanyahu yinjiraga muri White House, yamanutse ingazi ajya mu cyumba cyahariwe kuganirirwamo ingingo zikomeye cyane z'umutekano, asanga perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ndetse n'abandi bayobozi bake. Gusa niba utabizi neza, Perezida Donald Trump ise umubyara yari inshuti ikomeye cyane ya Benjamin Netanyahu. Gusa ntabwo yari inshuti imubyara kubera ko Benjamin Netanyahu yari mukuru kandi Trump ari umwana, ahubwo Trump aruta Benjamin Netanyahu imyaka 2 yose. Icyo cyumba cyarimo amayekara manini cyane yagombaga gusobanurirwamo ingingo zitandukanye zirebana n'uburyo Iran ibangamiyemo inyungu z'Abanyamerika n'Abanya-Isirayeli. Imwe yari inyuma ya Netanyahu yagaragayemo umuyobozi w'urwego rw'ubutasi rwa Israel Mossad, David Barnea. Inama isanzwe y'abayobozi b'ibihangange yitabiriwe n'umuyobozi w'ibiro bya perezida wa Amerika Susie Wiles, minisitiri w'ububanyi n'amahanga unasanzwe ari umujyanama mu by'umutekano Marco Rubio, minisitiri w'ingabo Pete Hegseth, n'umuyobozi w'inama nkuru y'inzego z'umutekano General Danny Kaine, umuyobozi w'urwego rw'ubutasi rwa Amerika CIA John Ratcliffe, umukwe wa perezida Trump Jared Kushner, n'umujyanama wihariye mukuru w'igihugu mu birebana n'uburasirazuba bwo hagati Steve Witkoff bari muri iyi nama. Abandi bayobozi bakuru bari barimo n'abaminisitiri ntibari bazi iby'iyi nama kuko Trump na Netanyahu ntibashakaga ko hari amakuru ajya hanze bitewe n'ubukana yari ifite. Ubwo Vice President J.D. Vance nawe ntiyari ahari kuko yari akiri mu ruzinduko rw'akazi muri Azerbaijan ubwo ibi byose byategurwaga. Inama yaratangiye. Netanyahu aragaragariza Abanyamerika ko guhindura ubutegetsi bwa Iran bugendera ku mahame y'idini ya Islam byashoboka mu gihe ibihugu byombi byashoze intambara ikomeye cyane Tehran. Byagezaho abayobozi bo muri Israel bereka Trump amashusho agaragaza abayobozi bashya bayobora Iran mu gihe ubutegetsi bw'iki gihugu bwakorwaho, maze bakagaragaza neza cyane ko rwose ngo abari bo bayobozi baba beza cyane mu kuyobora icyo gihugu mu nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel. Mu bagaragaye ku rutonde harimo umuhungu wa Shah wa nyuma wa Iran witwa Reza Pahlavi. Uyu akaba yarahungiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Netanyahu n'abantu be bagaragaje ko mu byumweru bike biri imbere misile zikaze za Iran zasenywa, ikabura ubushobozi bwo gufunga umuyoboro wa Hormuz unyuzwamo ikomoka kuri petrole, kandi ibyago by'uko Tehran yabangamira inyungu za Amerika mu burasirazuba bwo hagati ari bike cyane mu gihe baba bashoje intambara karundura i Tehran, umurwa mukuru wa Iran. Umuyobozi wa Mossad yagaragaje ko intambara itangiye Abanya-Iran bahagurukira kurwanya ubutegetsi bwabo, kandi kuri urwo rwego rwakwenyegeza uwo mwiryane mu gihe ibitero bikaze byaba bikomeje kugabwa kugira ngo ubutegetsi bwa Tehran bukurweho. Netanyahu n'itsinda rye bagaragarije muri iyo nama ko mu gihe intambara yabikomeje, imitwe y'Abanyakurd iba muri Iraq yagaba muri Iran ibitero byo ku butaka.
inyuze mu majyaruguru y'uburengerazuba. Ibyo bikaba byakongera amahirwe yo guhirika ubutegetsi bwa Tehran burundu bugendera ku mahame ya Islam. Abanyamerika babajije Netanyahu niba gushoza intambara kuri Iran bidashobora guteza ibibazo bikomeye. Asubiza ko bishoboka, ariko asobanura ko ngo kudatera Iran aribyo byaba bibi cyane kurusha kuyitera. Yongeraho ko gutinda kubikora bizatwara ikiguzi kinini cyane, kuko Tehran izaba ibonye umwanya wo gukora misile nyinshi ndetse no kubaka ubwirinzi bw'ibikorwa remezo bya nucleaire bikomeye cyane. Igitekerezo abanyamerika bari muri icyo cyumba bari bahuriyeho nuko Iran ifite ubushobozi bwo gukora misile ndetse na drone z'ubwiyahuzi ku kiguzi gito cyane, ikanabikora ku muvuduko mwinshi uruta uwo Amerika yagenderagaho mu gukora intwaro zibikumira ndetse no kubyohereza mu burasirazuba bwo hagati. Nyuma y'umwanya, Perezida Trump ateze amatwi abayobozi bo muri Israel yabwiye Netanyahu ko ibyo bari bamaze kumusobanurira byose ari igitekerezo cyiza. Batangira kugira icyizere ko gushoza intambara kuri Iran byashoboka mu gihe Perezida Donald Trump yakomeza kubiha umugisha. Igisubizo cya mbere Trump yahaye Netanyahu cyahaye ubutegetsi bwa Amerika akazi katoroshye kandi kihutirwa. Baraye ijoro basesengura iby'intumwa za Israel zabwiye umukuru w'igihugu muri iyi nama idasanzwe y'umutekano, maze abanyamerika batangira kujya ku gitutu gikomeye cyane kubera umuyobozi wabo Perezida Donald Trump ndetse na Benjamin Netanyahu waruje gushyira igitutu gikomeye cyane nanone kuri Amerika. Gusa nubwo Perezida Donald Trump yasaga nk'ubyumva, abanyamerika benshi ntibabyumvaga kimwe. Ku itariki ya 12 Gashyantare muri cya cyumba habaye indi nama y'umutekano, ariko yitabiriwe n'abanyamerika gusa. Mbere y'uko Trump ahagera, abayobozi babiri bo muri CIA basobanuriye abantu ba hafi y'umukuru w'igihugu ibyo babonye mu busesenguzi bakoze ku cyifuzo cya Netanyahu ndetse n'itsinda rye. Ubwo busesenguzi bwagabwemo ibice bine: kwica Ayatollah Ali Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga wa Iran, gusenya ubushobozi bwa Iran bwo gukora intwaro zikaze ndetse no guhungabanya uburasirazuba bwo hagati, ibitero bya Quds i Tehran ndetse no gukuraho ubutegetsi bwose bugasimburwa n'abategamiye kuri Islam. Abayobozi bo muri CIA banzuye ko igisirikare cy'Amerika ndetse n'ubutasi bwacyo byashobora kwica Khamenei ndetse no gusenya ubushobozi bwa Iran bwo gukora intwaro zikaze, ariko ibitero by'abakurd muri Tehran no gukuraho ubutegetsi bwose bw'iki gihugu bidashoboka. Iki kinyamakuru cyatangaje ko Trump yinjiraga muri iki cyumba, umuyobozi wa CIA John Ratcliffe yamusobanuriye imyanzuro bafatiye mu busesenguzi, amwerurira ko igitekerezo cyo guhindura ubutegetsi bwa Iran ari inzozi zidashoboka na gatoya. Ubwo icyo kinyamakuru mvuga ni icyitwa Wall Street Journal. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Marco Rubio yabajijwe uko yumva igitekerezo cyo guhindura ubutegetsi bwa Iran, asubiza ko ibyo ari umwanda, mu gushimangira ko bitashoboka rwose. Ku itariki ya 12 Gashyantare, Vice President Vance yari yavuye mu ruzinduko muri Azerbaijan yitabiriye inama, kandi nawe yeruye ko rwose icyifuzo cyo guhindura ubutegetsi bwa Iran kidashoboka, kabone niyo Ayatollah Ali Khamenei yakwicirwa mu bitero bihuriweho n'impande zombi. Trump yabajije General Kane uko abyumva. Uyu musirikare amusubiza ko ibyinshi mu mugambi wo gutera Iran bireba Israel, kandi ko akenshi wagiye tegurwa nabi, ikaba ari nayo mpamvu kuri iyi nshuro Netanyahu akeneye cyane ubufasha bwa Amerika. General Kane yagaragarije Trump n'abandi bayobozi ko Amerika niyinjira muri iyi ntambara, intwaro zayo zirimo iz'ibipfu bya misile zizagabanyuka cyane, yibutsa ko zakoreshejwe cyane no mu ntambara ya Ukraine ndetse n'Uburusiya n'iya Israel ndetse na Hamas. Uyu musirikare yavuze ko kurinda umuyoboro wa Hormuz bishobora kuzagorana cyane kandi ko Iran ishobora kuwufunga. Gusa ibyo Trump yarabyirengagije, asubiza ko intambara izihuta cyane, Tehran ibure ubushobozi bwo gukora ibyo byose. Nubwo Trump yagishaga inama, ibitekerezo bye byamusunikiraga ku gutera Iran, kandi yabonaga kwica Ayatollah Ali Khamenei ndetse no gusenya ubushobozi bw'igisirikare cya Tehran byakwihuta. Afatiye urugero ku buryo Amerika ndetse n'abanyamerika bashoboye kwinjira muri Venezuela bagafata Perezida Nicolas Maduro nta n'umwe uhatakarije ubuzima. Minisitiri Marco Rubio we yagaragaje ko nubwo atizeye ko Iran yakwemera amasezerano y'amahoro, umuti udakwiriye kuba kuyishozaho intambara ifite ubukana nk'ubu ngubu, ahubwo ko yakomeza gushyirwa ku gitutu cyinshi cyane cyatumye ihagarika umushinga wo gukora intwaro za nucleaire. Vice President Vance yaburiye Trump ko intambara yo muri Iran ishobora guhungabanya uburasirazuba bwo hagati, igapfiramo abantu benshi cyane, kandi bamwe mu banyamerika bashobora kumufata nk'umugambanyi kuko yarasezeranyije ko niba mutora atazashora igihugu cyabo mu ntambara. Vice President J.D. Vance yavuze ko gushoza intambara kuri Iran byahombye cyane Amerika umutungo mwinshi cyane kuko ari igikorwa gihenze cyane, ariko
ubwo yabonaga umukuru w'igihugu ari guhatiriza yemeye ko Amerika irasa Iran ariko igakoresha imbaraga nyinshi cyane kugira ngo intambara irangire vuba. Ku gicamunsi cy'itariki ya 26 Gashyantare, Perezida Trump ndetse n'abandi bayobozi bake bo muri Amerika bahuriye mu nama ijya nyuma y'umutekano irebana na Iran yagombaga gufatirwamo umwanzuro udasubirwaho wo gushoza intambara kuri Iran cyangwa kubireka. Trump wari wicaye imbere nk'ibisanzwe yatangije iyi nama abaza buri wese umwanzuro yafashe. General Kane yashimangiye ko Amerika niyinjira muri iyi ntambara intwaro zayo zizagabanyuka cyane bikabije, ariko abwira umukuru w'igihugu ko niyanzura ko intambara iba ingabo za Amerika zizabyubahiriza. Vice President J.D. Vance wari warwanyije igitekerezo cyo gushoza intambara kuri Iran yaramubwiye ati, urabizi ko ntekereza ko ari igitekerezo kibi, ariko niba ushaka kubikora ndagushyigikiye. Ratcliffe wa CIA nta gitekerezo yatanze, ahubwo yasangije abitabiriye inama amakuru mashya y'inama y'abayobozi bakuru ba Iran yagombaga kubera mu rugo rwa Ayatollah Ali Khamenei i Tehran ari ku itariki ya 28 Gashyantare. Abwira Trump ko kwica umuyobozi w'ikirenga wa Iran bishoboka cyane. Nyuma yo kumva imyanzuro ya bose, Trump yagize ati, ntekereza ko dukwiriye kubikora. Agaragaza ko Iran idakwiriye kwemererwa gutunga intwaro za nucleaire kandi ko ingabo za Amerika zikwiriye kuba maso kugira ngo Iran itazarasa muri Israel cyangwa ahandi hantu mu burasirazuba bwo hagati. General Kane yabwiye Trump ko yabaretse gutangiza intambara kuri Iran kugeza byibuze isaa 10 z'umugoroba ku itariki ya 27 Gashyantare. Ku gicamunsi cy'uyu munsi wakurikiyeho habura iminota 22 ngo isaha uyu musirikare yatanze igere, umukuru w'igihugu yagize ati, Operation Epic Fury iremejwe, nta gusubira inyuma. Amahirwe masa. Intambara ya Amerika, Israel ndetse na Iran yatangiye mu rukera rwo ku itariki ya 28 Gashyantare mu mwaka wa 2026. Ku ikubitiro ihitana abayobozi bakuru bari mu nama i Tehran barimo Ayatollah Ali Khamenei. Ku itariki ya 8 Mata ibi bihugu byatangiye kubahiriza agahenge mu gihe hari hategerejwe ibiganiro byateguwe muri Pakistan. Gusa nubwo ibyo biganiro byateguwe nta kintu na kimwe byigize bitanga, kuko impande zombi zakomeje kutumvikana ku bintu byinshi cyane byanatumye Perezida Donald Trump wa Amerika agaragaza neza cyane ko rwose nguko byagenda kose nawe agomba kwifungira umuyoboro wa Hormuz. Gusa Iran yagaragaje neza cyane ko izo nama zakozwe na Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitagomba kugera ku mwanzuro wazo. Gusa n'ubundi nk'uko benshi mu banyamerika babitekerezaga, berekana neza cyane ko rwose kwica umuyobozi w'ikirenga wa Iran bishoboka ndetse no guhirika ubutegetsi bishoboka. Kwica umuyobozi w'ikirenga wa Iran nibyo byashobotse ku ikubitiro, ibindi byose byarabapfubanye. Uko gupfuba kwatewe n'ibisasu byinshi cyane byakomeje kumishwa mu burasirazuba bwo hagati bikozwe n'igihugu cya Iran mu rwego rwo gukomeza kwihorera kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zihura n'akaga gakomeye cyane muri iyi mirwano ikomeye cyane ikarundura yari ihanganishije impande zombi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahuye n'akaga gakomeye cyane muri iyi mirwano, cyane ko zimaze guhomba amafaranga menshi cyane kubera ibyangijwe byayo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ubwirinzi bwo mu kirere ndetse n'ibikoresho by'intambara muri rusange. Gusa ntago ari byo gusa. Bwa mbere Amerika yatakaje abasirikare benshi cyane mu mirwano ikomeye cyane kuva intambara y'isi ya kabiri y'isi yose yatangira. Uku kurwana gukomeye cyane kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran na Israel bigaragazwa neza cyane n'abasesenguzi ko ari umutego ukomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaguyemo, bigizwemo uruhare na Benjamin Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Israel. Benjamin Netanyahu amakuru yemeza ko ngo yari inshuti karundura yese wa Donald Trump. Gusa nubwo yari inshuti yese wa Donald Trump, icyo gihe yari umudiplomate wa Israel muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze ngo nibwo yaje guhura na se wa Donald Trump baba inshuti ku rwego rukomeye cyane. Kuba inshuti ushobora guhita wumva neza cyane ko rwose ngo Perezida Donald Trump yari umwana muto w'ibitambambuga. Oya, Donald Trump niwe mukuru kuri Benjamin Netanyahu kubera ko amurusha imyaka 2 yose. Benshi babihuza no kuba Perezida Donald Trump yumva igitekerezo cya Benjamin Netanyahu ako kanya byihutirwa cyane nkaho ari se wabo kimutegetse, bakabihuza n'ubucuti budasanzwe bwaranze Benjamin Netanyahu ndetse na se wa Perezida Donald Trump ubwo Benjamin Netanyahu yari muri Amerika ari umudiplomate wa Israel. Igitutu gikomeye cyane cya Israel kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyashimangiwe n'inama karundura yo ku itariki ya 11 Gashyantare mwaka wa 2026 itegura ibitero karundura kuri Iran, maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta n'iminsi irenze 30 iciyemo zigahita zubahiriza ibyo zasabwe
bwe na Isirayeli ku rwego rukomeye cyane. Ibi nibyo byaje kwerekana ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gukorera munsi y'ibirenge bya Benjamin Netanyahu ndetse n'igihugu cya Isirayeli. Gusa ntabwo abanyamerika benshi babyumvise neza, kuko bemezaga neza cyane ko rwose ngo igihugu cyabo ari igihugu cy'igihangange kitagakwiye gushorwa mu ntambaro uko kibonye nk'urwo rwego. Benshi banenze ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump kubera iyi ntego ndetse n'uyu mwanzuro ukomeye cyane yafashe bitewe n'igitutu cy'igihugu nka Isirayeli. Tehran yemeza neza cyane ko rwose umugambi karundura wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Isirayeli utazigera ugerwaho uko byagenda kose, ko ugomba kubapfubana ku rwego rukomeye cyane. Bagaragaza neza cyane ko rwose ngo imbaraga zose bafite bazazishyira mu kurinda igihugu cyabo, nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Isirayeli byemeza neza cyane ko byifuza guhirika ubutegetsi bw'Itehira burundu, maze ngo bukangirika ku rwego rugaragara, maze ngo Tehira nayo ntizongere gukora intwaro za nucleaire. Tehira yemeza neza cyane ko itazigera ireka gukora intwaro za nucleaire, ndetse ikanagaragaza neza cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika niba zidashaka kubona akaga gakomeye cyane zagakwiye gutangira kureka gushoza ibitero karundura kuri icyo gihugu cya Iran. Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro kigufi cyari kigezweho muri kano kanya mu makuru agiye atandukanye ndetse n'ibyegeranyo twamenyereje kugenda tubategurira. Ni amakuru menshi cyane agiye atandukanye. Njye nitwa Tuyiringire Ahmed, uzajya ukomeza kugenda uyakurikirana kuri Gira Ubuzima TV Special. Ibihe byiza kuri mwebwe n'abanyu bose.